nyuma y'umutekano muke umaze iminsi mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya DRC, ubwo umutwe wa M23 wari umaze iminsi uhanganye n'ingabo za FARDC, wazalendo ndetse na Barundi na coalition yose, ndetse bikarangira uyu mutwe wa M23 ufashe umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, ndetse bakaba barakomeje mu bice byinshi bitandukanye. Ibihugu byo muri West birimo ububirigi, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye abayobozi b'u Rwanda ibihano, barimo James Kabarebe, ndetse n'ibihano by'ubukungu ndetse na politike byafatiwe igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rero rwahise rubyamaganira kure, rugaragaza ko nta ruhare rufite mu mutekano muke ari muri kara gace ko mu burengerazuba bwa DRC, ndetse bunagaragaza ko ikiruraje inshinga ari umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. His Excellency Paul Kagame yagize icyo abitangazaho. Iyo ni ibibazo nabyo biremereye, umuntu akakubwira ko ugomba kuba iki, ugomba gukora iki, ugomba kugahora, ndetse yumva ko ari uburenganzira bwe, akunamye hejuru akubwira waba ukoze icyo washakaga wowe mu burenganzira bwawe, akakubwira ko atari icyo yashakaga gukora. Ubwo ndavuga ariko ntabwo mvuga umuntu gusa, ndavuga n'igihugu nagihaye kuba umuntu, ndavuga n'igihugu, babwira n'igihugu, bakubwira igihugu ngo wowe ibyo ukora ibyo ushaka, inzira urimo ntabwo tuyishaka, ugomba gukurikiza. Ngira ngo buri wese uri hano arakurikira, ntabwo dukurikira ibyo mu gihugu gusa, dukurikira n'ibyo hanze, byaba abaturanyi, byaba intara ya Afurika, byaba isi yose. Dufite umwihariko w'ibibazo byacu tugomba gukemura nk'ibibazo byacu, ariko dufite n'ibibazo bituruka noneho no hanze y'u Rwanda, bimwe biba atari ibibazo byacu ngo nitwe twabiteye cyangwa nitwe tugomba guhangana nabyo, ariko bitugiraho ingaruka ibyo ari byo byose. Iyo ukemura ibibazo by'igihugu by'umwihariko, ntushobora kubikemura udatekereza n'ibindi bibazo igihugu gihora nabyo bituruka aho hanze. Byose ubu bitekereza, niyo atari ibibazo bindi bihungabanya umutekano cyangwa imibereho y'abantu kundi, hari n'ibibazo bisanzwe byo bitari muri icyo cyiciro cya mbere navugaga. Niba ari iby'ubukungu, hari igice cy'ubukungu bwacu bugomba kugenda neza, kubera ko dukora neza. Waba utakoze neza, abandi bakoze neza, ubwo ibyawe bigata igiciro cyangwa ntibiguhe inyungu uri kwiye kubuvanamo. Ibyo ni ibijyanye na competition. Competition iyo ntabwo nibura ko ari ibibazo n'ubuzima busanzwe, ukuntu ukora ubuziranenge bw'ibintu dukora, byajya ku masoko bigahangana n'ibindi, ibyawe bizajya imbere bitewe n'ukuntu ukora, cyangwa se bizajya inyuma uburiremo nabyo bitewe n'imbaraga babishyizemo cyangwa n'ibikora.
ibyo ni ubuzima busanzwe. Niyo mpamvu bidusaba nanone nk'u Rwanda gukora, ndetse rimwe na rimwe tugakora ku buryo budasanzwe kugira ngo tugere hariya hanze ibyo ukora bishobora kugira umwanya bikwiriye, bitazaburiramo ugatahira ubusa, ugatahana ubusa cyangwa kuko nicyo kintu. Ibyo bigira ingaruka nini ndetse utamenya n'aho ziturutse, ngo naho ngaho ugahora wibaza impamvu, ariko kandi hari ubuzima busanzwe ariho bituruka. Icyo ni igice kimwe. Igice kindi ikijyanye na politiki ikomokaho ibintu byinshi bijyanye n'umutekano, umutekano wawe ushobora guhungabana kubera politiki z'abandi. Ntabwo ari umutekano gusa n'abantu, n'ibibazo bindi by'imibereho y'abantu bitari iby'ubukungu cyangwa bitari iby'umutekano, aho umuntu aza akakubwira uko yumva ukwiriye kubaho, ugomba kubaho nkawe uko abishaka. Ibyo ni ibibazo nabyo biremereye. Umuntu akakubwira ko ugomba kuba iki, ugomba gukora iki, ugomba agahora ndetse yumva ko ari uburenganzira bwe, akunamye hejuru akubwira waba ukoze icyo washakaga wowe mu burenganzira bwawe, akakubwira ko atari icyo yashakaga gukora. Ubwo ndavuga, ariko ntabwo mvuga umuntu gusa, ndavuga n'igihugu nagihaye kuba umuntu, ndavuga n'igihugu. Babwira n'igihugu, bakubwira igihugu ngo wowe ibyo ukora, ibyo ushaka, inzira urimo ntabwo tuyishaka, ugomba gukurikiza ibindi. Bitanavuze ngo nk'ibyo dukora bivuze gusa ngo nk'uko dushaka, kuko hari ubwo ukora nk'ibyo bakora nabyo ukabizira kubera ko batashaka kubikora, kuko bazi inyungu zabyo, ahubwo bashaka gukora ibikugumisha nyine nk'aho turi aha ngaha, bikugumisha mu bukene, bikakugumisha mu kudatera imbere, bikakugumisha mu mwiryane nyine, kugira ngo ibyo byose bikugumisha aho bagushaka. Ibyo umuyobozi wese, ari aba bamaze kurahira, ari abarahiye ubundi bari hano, iyo utabyumva ngo mu byo ukorera igihugu cyawe uba ubitekereza, ntabwo uba wujuje ya ndahiro abantu barahira iyo bamaze guhabwa inshingano nk'izi ngizi. Ibyo umuntu yahora abyibutsa, kubera ko tuzi ko atari ko byumvikana kuri buri wese, cyangwa se n'ubyumva abyumva igihe kimwe, ikindi yabona ibimufitiye inyungu ku giti cye akabishyira iruhande, bagakora ibyo yasanzemo inyungu ze z'umwihariko ku giti cye. Ibyo rero ndabibabwira kuko ni ikintu kizahoraho, gihoraho. Ni ukuvuga ngo hari abantu bahora bakora batyo, ariko icyo kibazo ubwacyo gihoraho, waba ukora utyo cyangwa waba udakora utyo, abantu bazahura nabyo buri gihe cyose. Ubuzima bw'igihugu rero n'abagituye na politiki ndiho mvuga, byose bishingira ku mahitamo.
ushobora guhitamo ukavuga uti ariko kuba n'umukene hari icyo bitwaye, ko dufite abagira neza iteka iyo twashonje cyangwa batugoboka, ibi bindi abavuga bivunanye turakora iby'iki, reka dutegereze bajye batugoboka. Nibyo usanga cyane hanze muri politike z'ibihugu byacu, ndavuga u Rwanda, ndavuga Afurika, ndavuga kirahari kandi abantu barakivuga, bahora bavuga intambara tugomba kurwana zo kugira ngo Afurika ishingiye ku bijyanye n'umutekano, umutekano wawe ushobora guhungabana kubera politike z'abandi. Ntabwo ari umutekano gusa n'abantu n'ibibazo, ndabibabwira kuko ni ikintu gihoraho. Ni ukuvuga ngo hari abantu bahora bakora batyo, ariko icyo kibazo ubwacyo gihoraho, abantu bazahura nabyo buri gihe cyose. Igihugu rero n'abagituye na politike ndiho mvuga, byose bishingira ku mahitamo. Ushobora guhitamo ukavuga uti ariko kuba n'umukene hari icyo bitwaye, ko dufite abagira neza iteka iyo twashonje cyangwa twakennye iki batugoboka, ibi bindi abantu bavuga bivunanye turakora iby'iki, reka dutegereze bajye batugoboka. Nibyo usanga cyane hanze muri politike z'ibihugu byacu, ndavuga u Rwanda, ndavuga Afurika, ndavuga icyo kibazo kirahari kandi abantu barakivuga, bahora bavuga intambara tugomba kurwana zo kugira ngo Afurika ishingiye ku Nyafurika, ishingiye ku umutungo Afurika ifite, ishingiye ku n'umubare w'abantu miliyari n'ibice 3 cyangwa 4 miliyari z'abantu bakabaho gusara, abantu bemeye, bari mu butindi, bari mu bukene, bari mu guhora baragiwe nk'inka. Ariko mbere y'abantu tuvuga hanze n'icyo ukarega agatuza, bakubita agatuza, kavuga twebwe Abanyafurika turambiwe ibi ngibi. Warambirwa ibintu imyaka 50 utagira ikintu uhindura, ubwo babirambiwe koko. Icyo rero nta kuntu tuzakivamo tutakivanyemo n'abayobora u Rwanda, abayobora ibindi bihugu. Kuyobora byabaye kwambara karuvati, twamera neza nk'abayobozi, ariko ya mpinduka tuvuga buri munsi ntuyibone. ugasanga corruption, tribalism, nepotism ni biraho, ni nk'aho ari byo dukorera
ibyo ntaho ariko twari tubonye tumaze kubona ingero nyinshi turazibona buri gihe abandi bo bahindutse bahindura imikorere bahindura ko babayeho kera ku rwego rumwe bo bakaba badusize inshuro 100 bari imbere bakora ibyabo twe turi aho turi mu nzangano turi mu mwira tudafite icyo duha turi aho tukajya mu mashuri tukiga tukaminuza tukagera dute wagaruka ukaba mu byo dukora byose dukwiye guhora dusuzuma iki turimo cyatuma tudakora ibijyanye n'ibyo tunavuga twumva byahindura ubuzima bw'abantu bose twarangiza twagera ku nshingano ukaba kanaka gusa ukora ibyo ashaka utakorana n'undi banari kumwe n'umushingano ariko niba ukorana n'undi mu nshingano ufite ahantu uri udakorana n'abari ahandi mu zindi nshingano ntabwo umusaruro uboneka uba ukwiye ibyo nabitinzeho ndabisubiramo kenshi kuko ntabwo ari ubwa mbere bwa nyuma duhora tugira abayobozi bagomba kuba abayobozi bayobora inzego zitandukanye baza bakarahira bagahita ariko umwanya nk'uyu nagira ngo nibutse ko kandi zigomba kuduturukamo zikatubonekamo ntabwo hajya hari ruswa cyangwa kurwanya iki hanyuma ntihashira umunsi cyangwa 2 abantu batangiye nawe ko ari uko kanaka nawe ko twamwumviseho ibintu bimeze bityo ubwo niyo mpamvu bihora bigenda bigaruka niyo mpamvu tuguma duhoraho turi twahera ibintu bimwe bigahinduka inyubako nziza iri hano irutiye yariho ubushize ariko ari urwego utarenga ruri aho ngaho ariko hari ikintu bwacu bidusaba muri twe tugomba gutanga tugomba either urashaka dignity yawe n'iy'abanyarwanda cyangwa se urashushanya gusa urabeshya abantu uragaragara uravuga utya ariko bwakwira ugakora ibindi bitandukanye n'ibiyo kujyana aho ngaho ariko twari dukwiye kuba twiga tukareba ibindi bihugu tukareba ibindi bice by'isi uko bimeze bya bindi abanyarwanda muremera turazwi ngira ngo bahaje hari iyo bajya bakora urutonde rw'abantu ibihugu bavuga ibihugu bimeze bitya ku isi bikize ku isi bikurikirana bite bifite ibirwanya corruption bigaragaza ko birwanya corruption turi ku rutonde rwa kangahe umunsi hagiyeho ibihugu ushyiraho urutonde rw'ibihugu byemera kwemera murumva icyo mvuga bemera Imana ngira ngo tuzaza mu ba mbere niko nibwira uko mbibona nta kibazo numva kirimo aho ngaho
ariko nyuma yaho genda kubaza wemera iki? wemera Imana gusa ariko ntiwemere ibindi bijyanye n'ibyo kwemera iyo nama bidusaba. Imana ku isi yaremye abantu, irema bamwe mu bice by'isi, aravuga ngo aba ngaba nibo bazahora bakize batunze abandi. Muri abo batunze abandi barimo bo bemera. Tuzajya ku rutonde rw'abazatungwa n'abandi, tuzaduhora dusabiriza kandi twemera. Wemera iki cyangwa wemerera iki ngo bigende gute? Mu byo wemera Imana ishaka ko tubaho neza, tubwira ko dukora. Imana iyo izwiho ko ishakira abantu ibyiza, bigera ku byiza byo kwiha agaciro, byo kwiteza imbere, byo kujya kuri rwo hejuru. Gukurikiza ibintu nabyo bicuruzwa gusa bidafite icyo biduha. Tugomba kugira icyo tubivanamo rero. Hanyuma ibyo ariko mvuga ni nka politike yo ubundi iba iyiki. Abantu bajya muri politike bakirire kubo bayobora, abo bayobora bo bakene ariko bo bibakize. Ibyo niyo mpamvu ndabaza iby'amadini, byo kwemera, ndabaza n'ibya politike. Byombi dufitemo uruhare, tujyamo tugatwarwa. Nyuma yaho biguha iki? Wibaze. Atwarwa na politike cyahinduye ubuzima ibihe biri hehe? So abayobozi bari hano, iyo mvugo, ibyo bisobanuro ndiho ngerageza kubabwira si bo bwa mbere mubyumva. Nagira ngo rero muri uku kurahira muri izi nshingano mufite, mukomeze kwibaza nk'uko n'abandi twese dukwiriye gukomeza kubyibaza, turebe icyo twabivanamo kiruta ibisanzwe. Nagira ngo rero mbifuriza akazi keza, n'abarahiye n'abandi bagasanganywe. Hanyuma ngayo nguko His Excellency Paul Kagame akaba yabwiye abari muri iyo nama yuko ntabwo ari byiza gutegereza akimuhana, kuko akimuhana kaza imvura ihise cyangwa se guhora uteze amaboko. Anavuga ko biriya bihugu bavuze byo kudaha inkunga igihugu cy'u Rwanda biriya rwose ari no sense, ahubwo abanyarwanda tuzarushaho kubaho neza kurushaho. Ndakeka niba mujya mukurikira umupanafricaniste witwa Dr. Rusa yavuze ko virusi ya mbere cyangwa se ikibazo cya mbere cy'abanyafrika ni ziriya nkunga. Ubundi ziriya nkunga zivuyeho Afrika yatera imbere kandi Afrika ikaba umugabane mwiza. Ngaho nguko rero naho dushoreje ikiganiro cyacu. Niba ukunda ibiganiro tugutegurira, ushobora gukanda subscribe ndetse n'akazogera ukazajya ubona notification mu gihe twadushyizeho ikiganiro. Ciao ciao. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. Tshisekedi yakomeje kubeshya abayobozi batandukanye, abeshya amahanga, abeshya imiryango yo mu karere bitandukanye. Yagiye agera n'itangazamakuru yakanye ibihugu ku Rwanda, ndetse anavuga ko Perezida wa Kongo yakomeje kugenda abeshya amahanga n'abayobozi akabayobya ku kibazo cye kandi cyagakemura imbere mu gihugu. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. Tshisekedi yakomeje kubeshya abayobozi batandukanye, abeshya amahanga, abeshya imiryango yo mu karere